Ndagusuje amahoro y'Imana bane nawe ukomere cyane Yesu ashimwe. Aho uherereye umeze ute? Twe turashima Imana tuguwe neza muri Kristo, dushimye Imana ko kiturinze kiduhagaritse turi bazima kubera ubuntu bwayo. Aya masaha rero nezerewe Imana kubera yuko kidushoboza kuboneka ahantu nawe kigushoboza kubona umwanya wo kugira ngo ubashe gutega amatwi ibyo tuganira, ubashe kutugira inama, ubashe mu by'ukuri gufashwa n'ibyo tuvuga umunsi ku munsi. Imana mu gihugu cyo mu ijuru igumugisha. Rero nkundire dusenge Imana kugira ngo tuze tuganira kuri izi nzozi za mwene data watwandikiye. Wakwibaza ngo n'uwe turi buvuge ku nzozi ze. Uyu munsi turavuga kuri umuntu warose acuruje, afite butike, Imana yamuhaye iduka apakiyemo ibintu byinshi, noneho bwacya mu gitondo agasanga ibintu byose yari afite muri duka mu butike ye babitwaye, babyibye, agasanga yewe n'ama etajeri n'amameza byose bagize gute babitwaye, bikamucanga kumva agiye kure. Uwo rero niwe tugiye kuganiraho. Niba ari wowe ube hafi, cyangwa se niba waragize inzozi zifitanye isano n'ibyo tuvuze, ube hafi, niwe tugiye gusobanurira. Ese bivuze iki? Ese ni ibyiza? Ese mu by'ukuri ni umuburo w'Imana ukwereka yuko hari ikintu kibi kiri imbere, gusaba gusenga cyane. Twabonye yuko inzozi impamvu tuzibona kugira ngo mu by'ukuri zigire ibyo zitwigisha, zigire uburyo zidusaba umwiteguro runaka kugira ngo ibyo twabonye bitari byiza runaka bibashe gukurwaho, ariko nanone niba ari byiza tubashe gushima Imana kubera yuko hari ibyiza irimo iradutegurira, iduteganyiriza. Data mwiza, icyubahiro kibe cyawe, turi imbere yawe aya masaha, turagushimye, turaguhimbaje, tugushimye ineza yawe, tugushimye uburinzi bwawe, tugushimye umugambi mwiza kuri twebwe. Uwiteka uhabwe icyubahiro kubw'uyu mwanya, kandi turakwinjiza kugira ngo ubane natwe kuva dutangiye ikiganiro kugeza dusoje. Dusengeye imitima yose mwami idukurikirana n'izakurikirana iki kiganiro. Uwiteka Nyiringabo, reka mwami imirimo n'ibitangaza byawe bikorekeye mu mitima yabo, ni ukuri amashimwe abashe kuzamuka mu bwoko bwawe. Satani rero turamwamaganye n'ibyo agambiriye ku bana bawe. Reka mwami amahoro, umutekano, uburinzi, agakiza kuzuye bibe ku bwoko bwawe. Ni mu izina rya Yesu turashimye, amen. Njye rero tugiye kuganira inshuti zanjye, benshi turamenyeranye keretse wowe mushyashya. Amazina yanjye nitwa Pasiteri Egide, musaba kugira ngo ukomeza kuba inshuti yacu, kuko niba waba inshuti yacu ntabwo uzigera ubyicuza, ntabwo uzigera wicuza kuba inshuti yacu. Turi abanyamugisha, kandi nawe twifuza ko watubera umugisha, aho ukurikirana ibiganiro byacu bisangiza inshuti zawe, kandi ufatanya natwe gusenga Imana. Kandi mpamya nashidikanya yuko mu gihe gikwiriye tuzabona iherezo ryiza, mu gihe gikwiriye Imana izatugirira neza. Rero nk'uko nari mbivuze, turavuga kuri mwene data wagize inzozi ziteye gute, inzozi abona acuruje, ariko cyane ntabwo dutinda ku byo Imana yari yamuhaye, ahubwo turashaka gutinda ku byo yabonye mu gihe yari asinziriye, akangutse mu gitondo agasanga iduka rye ryose babyibye, nta kintu na kimwe, n'inzugi basize zigize zite zirangaye. muri tugiye kuganira. Kurota ufite butike yuzuye ibicuruzwa byinshi, hanyuma ukabona byibwe byose, ntihagire na kimwe, bifite ibisobanuro byimbitse mu buzima bwawe, haba mu buryo busanzwe ndetse no mu buryo bw'umwuka. Niba unyumvise neza, ndavuze ngo kurota ibicuruzwa byawe byose warucuruje babyibye, nta kintu na kimwe gisigaye, bifite igisobanuro gikomeye mu buryo busanzwe cyangwa se mu buryo bw'umwuka. Reka rero tubisobanure neza, tuvuge icyo butike yuzuye mu busanzwe isobanura. Ko warota ucuruje ufite iduka ryuzuye, hari icyo bize bite bisobanuye. Kubona butike yuzuye ibicuruzwa bisobanuye
Yego twari tuvuze ko mu by'ukuri kurota ubona butike cyangwa se iduka ryuzuye ibicuruzwa runaka mu nzozi bisobanuye umugisha cyangwa se amahirwe ufite. Nanone bisobanuye impano n'ubushobozi Imana yaguhaye, icyo ni icya kabiri. Bisobanuye kandi imigisha cyangwa ibintu wizeye gutereramwo imbere, nk'umurimo cyangwa se akazi ukora cyangwa se umushinga wawe runaka. Icyo ni cyo gisobanuro cyo kurota ubona ufite iduka cyangwa se uririmwo cyangwa se ari iryawe. Ruvuga ngo bisobanuye umugisha, bisobanuye gutera imbere, bisobanuye ibyiza Imana itegura kugenera. Ni ikimenyetso cy'uko hari ibyo ufite bifite agaciro. Ni ukuvuga ngo hari ibintu ufite kabone n'ubwo wowe wakwireba ukabona ntabyo, ariko mu buryo bw'umwuka biba bisobanura ko hari ibintu wowe ufite kandi ibyo bintu ufite akaba ari iby'agaciro haba kuri wowe ndetse no ku bandi. Kabiri, kurota wibwa byose hari icyo bisobanuye. Bisobanuye iki rero? Kwibwa mu nzozi akenshi bisobanura gutinya gutakaza ibyo wari ufite. Kurota wibwa ikintu runaka, wibwa ibintu runaka, bisobanuye mu by'ukuri ubwoba cyangwa se gutinya gutakaza ibyo ufite. Abantu bashobora kuguca intege cyangwa kukwambura amahirwe. Icyo ngicyo ugomba kukimenya, nicyo biba bishushanya mu buryo bw'umwuka, kukubuza gutera imbere. Kuba byibwe byose ntihagire na kimwe byerekana igihombo gikomeye cyangwa ubwoba bwacyo. Kumva ko ibyo wakoze byose byapfuye ubusa. Nanone bisobanuye guterwa kwiheba cyangwa se gucika intege. Gatatu, ubu buri muri izi nzozi. Iyi nzozi ishobora kukubwira ko ugomba kurinda neza ibyo Imana yaguhaye. Urugero, harimo impano, harimo ushobora kuba ari umurimo wayo yaguhaye, hari ubumenyi, hari ubutunzi runaka yaguhaye. Biba bishushanya yuko usabwa kujya gute kubirinda neza. Hari abantu cyangwa ibihe bishobora kugiraho ingaruka mbi. Nicyo bishushanya. Wowe warose ubona mu by'ukuri barimo barajya gute bakwibye ibintu byose. Birimo birashushanya yuko hari impano zawe, hari akazi kawe, hari ubumenyi bwawe. Mu by'ukuri hari abantu cyangwa se hari ibihe bishobora kuba byakunyaga, byakugirira nabi kuri ibyo byiza wagize gute wari ufite. Ugomba rero kongera kwitondera ndetse no gusenga cyane. Ugomba kugira kwitonda ndetse ukagira no gusenga cyane. Hari icyo bisobanuye mu buryo bw'umwuka. Izi nzozi zishobora kuba izo kuburira, ziburira ko hari igitero ku mugisha wawe cyangwa ku mushinga wawe. Hari igitero kigiye kuza ku mushinga wawe cyangwa se mu misengere yawe cyangwa se mu byo ugerageza gukora cyangwa se mu muryango wawe. Rero izi nzozi zaguhamagara gusenga no kurinda iby'Imana yaguhaye. Icyo kintu gikomeye. Izi nzozi zimo zakwigisha mwene data, wowe wagize inzozi ubona bakwiba, usanga bakwibye ibintu byose, zirakuburira yuko hari igitero cyenda kuza gutwara ibyawe. Bigusaba gusenga cyane no kuba maso no kurinda ibyo Imana imajije kukugezaho. Izi nzozi kandi ziragaragaza ko hari aho Satani ashaka kukwiba ibyiza byawe, nk'uko Bibiliya ivuga ko aza kwiba, kwica no kurimbura. Nta kindi ngo kizana Satani, kigenza Satani. Satani yazanywe no kwica, kwiba no kurimbura. Icyo wakora rero mwene data, wewe wagize izi nzozi nawe uzazigira, icyo usabwa nta kindi, urasabwa gusenga, usaba kurindwa no kugarurirwa ibyo watakaje
byose, kugarurirwa ibyo Satani yabasha kujya gute kukunyaga. Birashoboka ko ubizi, ariko biranashoboka yuko mu by'ukuri utanabizi. Hari igihe umuntu ajya agera mu ntege nkeya akumva ko ari ibisanzwe, hari igihe umuntu agera mu burwayi akumva ni ibisanzwe, hari igihe umuntu agera mu bihombo akumva ni ibisanzwe, nyamara mu by'ukuri atari bisanzwe, ahubwo ari uburiganya bwa Satani bwabashe kumutwara iby'agaciro Imana yamugeneye. Kuko Satani n'abanzi bacu aribo badayimoni, nta kindi bo banezezwa no kubona twebwe duhora mu marira, duhora mu maganya, duhora twivovotera Imana, duhora mu by'ukuri twizenguruka. Nicyo kibanezeza, niyo ntego yabo. Ariko rero iyo wasobanukiwe ukamenya yuko ibyo byose atari gusa, ukabona ibirimo birahinduka umunsi ku munsi, ukabona abari inshuti zawe bakuvaho, ukabona mu by'ukuri ibyo ugerageje gukora byose byanga, ushobora no gutekereza uburyo ngo aho yaba ari Satani uri muranyaga ibi byiza Imana yagize gute yangeneye. Rero nta kindi kibikuraho ni ugusenga cyane mwene data. Ikindi ni ukwitekerezaho niba hari aho ukeneye gukaza imbaraga. Hari igihe nanone rimwe na rimwe bitubaho kubera yuko twacogoye, kubera ko twatakaje imbaraga, kubera ko twiringiye ubumenyi bwacu, twiringiye imitungo yacu, twiringiye inshuti zacu gusa, noneho mu by'ukuri tukagenda dutakaza imbaraga. Biradusaba kugwiza imbaraga. Ikindi, irinda abantu cyangwa ibintu bishobora kugutesha agaciro cyangwa se gutesha agaciro ibyo ufite. Irinda ibintu byose, irinda abantu bose bashobora kuba batesha agaciro ibintu ugize gute ufite. Ikindi, urasabwa kugira kwizera ko Imana ishobora kugusubiza ibirenze ibyo watakaje. Turibuka neza umugaragu w'Imana Yobu ukuntu byamugendekeye, agatakaza imitungo myinshi, agatakaza inshuti, agatakaza abana, agatakaza byose, amatungo, ariko ko yakomeje kwizera Imana, ko yakomeje kwiringira Imana, Imana yamushumbishije ndetse imukubira inshuro nyinshi y'ibyiza yaragize gute yari afite. Rero nawe urasabwa kujya gute kugwiza ukwizera, ukumva ko Imana ishobora kukugarurira ibyo wari ufite, ariko nanone Imana ishobora kurinda ibyo yaguhaye n'ibyo iteganya kuguha, kugira ngo Satani n'abadayimoni be batabasha kujya gute kutwara uwo munezero, batabasha kutwara uwo mugisha wacu. Numva ari ubwo butumwa twari tugufitiye, we wagize izi nzozi ubona bakwiba, bakunyaga, batwaye ibyo wari utunze, ubutunzi bwawe muri butike. Tukweretse yuko butike nta kindi ishushanya iterambere, ishushanya umugisha, ishushanya kwaguka. Mu by'ukuri ibyo bicuruzwa byawe nicyo bishushanyije kubona ufitiye butike, ariko iyo warose babikwiba nta kindi biba bishushanya. Biba bishushanya ko mu mugisha ufite hari abantu cyangwa se hari ibintu, hari ibihe bigamije kuza kugutwara uwo munezero wawe, bigamije kugutwara ubwo bukungu bwawe, kugira ngo ubabare, kugira ngo wihakane Imana, kugira ngo uve ku Mana, kugira ngo mu by'ukuri ujye mu marira n'agahinda. Rero icyo kwifurije, icyo ngusabiye ni uko wamenya ubwenge, ukitekerezaho, ukibaza ibyo uri kunyuramo, ugakiranukira Imana, ariko nanone ugasenga, ukarwana intambara mu buryo bwose, mu buryo bw'umwuka, kandi Kristo azagushoboza. Pawulo niwe wabwiye abantu neza, arababwira, arabandikira bibaza icyo we yifashisha kugira ngo abishobore. aravuga ngo shobozwa na byose, shobozwa na Kristo niwe umpa imbaraga. Nawe rero nta wundi wagushoboza, ntabwo ubumenyi bwawe bwagushoboza, ubutunzi bwawe ntabwo bwagushoboza kurwanya imyuka mibi, ahubwo wiyegurire Kristo, umwereke imishinga yawe, umwereke bizinesi yawe, umwereke ubutunzi bwawe, umwereke amashuri yawe, umwereke akazi kawe, umwereke urugo rwawe, umwereke intambara uri kunyuramo, umwereke amakuru uri guhura nayo, umwereke akagambane kakuriho, umwereke ibidasobanutse, umwereke ibigutima wawe guhangayika muri iyi minsi, umwereke ibyo byose. Yiteguye kukurengera, yiteguye kukurwanira ibitero, ibi bitero bigambiriye kuza kukubuza amahoro, bigambiriye kuza kukubuza umudendezo w'Imana. Rero ni ahangaha dusoreje inshuti yacu. Warakoze kuba inshuti yacu, warakoze gukanda subscribe, warakoze gukanda kuri like, urayikinga ibiganiro byacu,
warakoze kujya utwandikira muri commentaire. Kuri iyo mwanditse tugerageza kubasubiza, tugerageza guha agaciro ubutumwa bwanyu, tukabusoma ndetse tukabafasha tugasobanura aho biri ngombwa, ndetse tukakira n'umugisha mutwifuriza, ariko natwe tukabasabira ku bibazo, ku bigeragezo mwatweretse. Rero mukomere inshuti zacu, kandi mpamya ntashidikanya ko umunsi ku munsi tugenda tubona inshuti, tugenda twaguka. Ntabwo yicano ikiri y'abantu bakeya, tumaze kuba abantu benshi. Hano ni mu rugo, hano tubaha ikaze mwene data. Ntabwo twebwe twibanda ku itorero runaka, ku idini runaka, oya, twe turabana b'Imana. Uvuga Imana wese, ufite intego yo kubana n'Imana neza wese turamwumva, tukamufasha uko dushoboye, tugafatikanya nawe, kubera ko twasobanukiwe twese turabana b'Imana, turi mu murongo ujya hehe. Ntabwo Imana izigera ikubaza itorero wateraniragamo, ntabwo izigera ikubaza idini wasengeyemo, idini waririmbagamo, itorero wabwiriza, oya, izakubaza imirimo yawe, izakubaza uburyo wayibaniye neza, uburyo wumviye amategeko yayo, ariko izanakubaza uburyo wabanye n'iki n'abantu bayo, abo bagukikije. Abo ngabo rimwe bazakushinja mu rubanza. Rero inshuti yacu, umenye kubana neza n'abandi, umenye kwitwararika nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga, ngo kurwanya uruhande, mugerageze kubana n'abantu bose amahoro. Kurwanya uruhande aho bishoboka, mugerageze, nubwo bigoranye, ijambo ry'Imana tuba mugerageze kubana n'abantu bose amahoro. Rero inshuti zacu, ni ukuri mujye mugubwa neza. Hano ni mu rugo. Nukenera umwanya uzaze tuguhe umwanya. Niba ufite amashimwe, niba ufite icyo wabwira abantu ubwoko bw'Imana, niba ufite ikibwirizwa watambutsa kuri icano, ni karibu, ni karibu. Nta protokoli irenze hano. Ni mu rugo, icano ni iyawe, uyiyumvemo. Ntabwo icano ari iya runaka, ni iyacu twese. Abavuga Imana, biringiye gukora kw'Imana, ababonye ukuboko kwayo, abafite aho yabakuye, abiringiye ko hari ahandi izabageza kandi heza. Ngaye nguko hano ni mu rugo. Ntibukire rero urebe ibyahiriwe, urebe ibigenda n'ibitagenda, kandi sapoti yose watanga, haba gusenga, haba igikoresho runaka, haba ubumenyi runaka, ibyo byose nubikora ubikoreye Kristo, ubikoze kugira ngo umurimo w'Imana ubashe kwamamara, ni ukuri uzabihemberwa.